muri Eva Life sinta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, situgukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamuruweho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life. Eva Life sikorera Nyabugogo, haruguru gato ya gare, iruhande rwa Kaizen Hotel. Abari mu mahanga namwe yacu tuyibagezeho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Urongera kunyegera ngo tudahita nyituritsa. Pastor, urabyemeye banyice? Nukuvuga ngo rero kano kanya turi kuvuga ituva muri guno muhanda ushaka yuja uje mu nzu hakiri kare. Turi kumvikana? Yego. Amaso gaho hari byo gakweretse? Ndakibonye hari kigenda. Byakongera bikagusubiramo. Yego. Ndavuze ngira ukangu uve muri guno muhanda hakiri kare. Urakoze kubanguka. Ntakubeshye ubu tuvugana mu gitondo ndabyuka ngenda. Cyamukundira ibintu buryo binuraho gutya tu. Kandi nanjye bantunguye. Nuze ngo wabaye iki? Ku kazi hari ibipapuro bashaka byihutirwa, hahandi ntabijyanye nco no kwisanga nafunzwe. Kandi imfunguzo narazizanye. Urabizi inzu zanze ntabwo bavuga ngo ugiye kwicurugirwa abandi. Birasaba ko mbyuka ngenda mu gitondo cya kare. Uzojya ngwerekeze. Kandi nje nshaka kubikubwira nyine wowe kaza ugasigara hano. Ngo ukaza ugasigara hano. Meke twumvikana. Ibibazo byawe nuramusazi wawe sinshaka kubyivangamo. Akoro nawe. Nibyo ngibyo ibyo ni barukubimbira no kuri telefone turi umwe. Gerageza kuba ngewe ndashaka ikintu cya mbere. Ko uri bumperekeze ukahita ugaruka hano. Ndaguherekeza n'ubundi. Rega bamaraso aravuna. Niyo nawe ntabishaka n'ubundi naguherekeza. Twumvikana iki? Hano ntabwo ushaka kwasigara se? Nkashaka iki? Niba twari ibintu byose se. Neze ubundi utarahaza urumva ataraza. Nzamara iminsi igera muri ne hafi 5. Uri kumbwira ngo arabimuka nago nasanga ibintu byose babitwaye. Si umugabo wawe se? Nako si umusazi wawe. Nta sezerano turagirana ariko ndamukunda. Cyo kintu ugomba kwicaruka cyumva. Kandi ikindi ese narakubwiye ngo ushize warambwiye ngo afite ikibazo uramugura icyo nsi yaramuroze. Ikindi kintu wiganzwa n'umushinya ngo wibagirwe ko mwari inshuti. Ese burana natuje nge. Ikintu nshaka ngwino hano mujye muganira wenda wanasanga yibutse. Ibazagize umuntu uzanka agasanga ndimo naganira n'umuntu wasaze utibuka. Ntabwo yasaze ariko. Ubwo ninde wabura umusazi gusanga umusazi muri tazi. Ngiye niganiriye na Kira. None ubwari imwe none twaganiriye yatuje atari kwisaza. Ngiye arambwira ngo ati koko nimba uramugore yarandoze nkibagirwa. Ati reka dushaka ibindi bimenyetso byatuma tubona ko yabikoze kuko nidukomeza kwisaza uzise yakora ibintu bingana gute. Rega ibyo nge ntago mbyanze. Icyo ndi kwibaza nyine ntago ibyo bimenyetso babishaka bavuye muri nonzo. Kari cyo kibazo nge kiramba. Rega ngiye nshaka soka niteta nese Kiramana arabajya he. Zundi umugore no gutaba mu nzu yawe kari cyo nibaza. Umugabo araje guhumyama ntabwo reka nkwibariza. Yari umuntu tuziranye ukora mu bintu bya Kinyarwanda w'umuvuzi. Ako nyumvira barebe ko ntabwo uri muzima. Njewe ndi muzima. Rega hari ikintu utaramenya. iyi viziyo tugezemo ntago wahe tugenda umuntu wituranga inzu ni yanjye ngo soka nta cyangwa ngo ufite nta kimenyetso na kimwe. Ako kimenyetso ukeneye kiruta umugabo warongoreye mu nzu yawe ni yazanyemo n'umugore.
ibyangombwa ntabwo bizanye ejo bundi byari bihari nari kuza nisaza se n'imyaka nari maze ntahari rega ikintu utazi ibintu byose no kubigenza gake ngiye mugira no kiri ubu turi kumvikana dushaka kurebana ikibazo kiri tukagikemura kubera icyo utaza ngo nawe tujyane muri uwo murongo ugira ngo mbasige musigare mushwana wowe uzi nimba tete yaramugize kuri nukomeza kwisasa numvikane na kira azagukorera ibingana gute kandi ikindi rano umugabo wanjye ugomba kubyuba mwana wa mama n'ubwa mbere ngiye nkubonye washyushye umutwe nyine no kuvugira hejuru nzi ko ubutuje buri gihe nagutuza ndagira stress za hano stress zo mu kazi kabandi kwa kunaje nataye umutwe mfungirana ibintu by'abandi bikenewe bisha no kumfungisha wowe uri mu biki okay ntacyo ngiye kugoreza nanjye inama icyo cyari igitekerezo umpaye reka manze nkubwira ikintu cyose cyabaye kira twaye dufitanye ubukwe mwari mu bufitanye nagiye hanze se atarampropose ibyo byose ko cyo byirengagiza none se ubu ngubu kugiye kumusiga ukagenda ntuzasanga uburozi barabwongereye noneho kandi uzaza uri hano nkora iki njye ego umwami vayube hano nka musaza wanjye nanjye bahandogera indi ukuroga se uwo murozi se ikibazo cyawe rero nawe maze kuvangirwa niyo mpamvu nakuvuga ngo bakuvuze ufite amakuru y'uko ngo umuntu ashobora kubera mu ntago mbihagazeho none urushaka nkora nkamaneko nkazanga aho se ndetse nanjye nkaguha igitekerezo iyi nzu yawe n'ubundi ko mvura uwo mugore dushaka kumukuramo nanjye nabwanjye nagerageje kumukuramo urabyanga ngo ndi kubaka umugabo wawe reka njye nigumire aho nari nsanzwe ntuye hano dushaka umuzamu tujye tumuhembera ubwenge buke nawe ufite uzi ko nari nzi ko umaze gukura umuzamazi naza azamubwira ngo cyazamubwira ngo wisore ibintu ngo ngende izamu wowe ufite uburenganzira uri musaza wanjye ndamutse mpfuye niwe ibintu byose wabisigarana kubera iki uri gushaka kubikiramo umuzamu undi muntu wo ku ruhande bahereza mu 2030 okay ngari kambyemera ntacyo wemeye kuba hano icyambere kirakemutse ikindi sinkeneye wowe nakira ko muzashwana ntabwo ibyo byabo none se abantu ikintu cyambere we tuza kiramubane neza ngende nanjye ngaruke reka ngende ntakubeshye reka nse nkukora stage yo kureka ibyo bintu nabishobora mbe ndi hano urumva nukuri kungora ubundi ntabwo ibyo bintu nari kubikora ugomba kubikorera mushiki wawe okay wazagira reka gukomeza umutwe koko wakize mfanga mukwe Jazira bite umeze neza ntabwo demone byamugiyemo byamuvuyemo n'ibyamugiyemo amuntu Imana ishimwe basi ubwo Imana ishimwe ko gutabonye ukuntu yarameze ariko twasanze Bobo amuhetse mu mugabo nk'umuntu wapfuye undi uriya mu boyfriend wanjye sinzi impamvu niyo mubonye buri gihe mba mfa ntamenya tuje utazamutwara ejo inzira waciye ntabwo ugeze ubona inzira waciye ntabwo ugeze ubona shiri wanjye shiri waninde njese wagira ngo naciye mu nzira zavuye yari kuvuga pasiteri jewe wagira ngo naciye mu nzira zavuye nta bantu twahuraga nabo n'abamwenzi shiri wawe shiri wawe shiri wawe akose ntabwo uzi ko nyamba kunda pasiteri kuba mukunda nyine ni kimwe kuba bakundana ni ikindi mfite ubwoba shiri wawe wasanga cyamugiyemo cyamutwaye inde pasiteri se we ubwo sengeye Jazira se wamukijije ako sirukansa Bobo kandi Bobo kimurimo pasiteri afite imbaraga z'Imana nta kintu kiriya kintu cyamutwara tuzi ako ante mazu umwanya munini akabaye yaje ntabwo tuza mfite no se pasiteri ataha hano ku buryo aranava kubyirukana uyu ariko yagombaga kuzana akatubwira uko bimeze oya njye ndumva nabirenze wambara tukajya gushaka pasiteri ariko umuntu nta kintu aba oya wimbwira ngo mumure gumanga yabaye iki se wumva urashaka kujyamo ntabwo wemerewe ko oya cyamugirira cyatugiyemo ariko turakira ubwo se noneho kandi ni pasiteri wadusengeraga kuko buriya ari gusengera Bobo kugira ngo nawe kimwe ubwo n'urukundo ariko Data twigende tuye kumureba. Ese bisere kuko muragiye. Reka tuye tumureberega twari tuvuye ku rugamba. Nose wakijyanye. Ako se ndega bishamo kumuteranira ari byinshi mwebwe. Nose muze arihe. Mabasi mu tugiye gushakisha cyangwa twashakishaga uyu nguyu ntago turana tumugwa. Ese tati nawe ugende mu kigare cy'uyu nguyu wumva ko kuko natwe umwana yijyana ngo none mujyana. Urukundo. Ariko mane ahubwo mushaka kumva ko umuntu we ashobora guhura n'ibigeragezo mwebwe sheri wawe ari data reka mureke sitara do present no kwigendera ta Bobo Fred tukamumenya mureko na Bobo cyamuvuye ariko ana urukundo rwa sasi ayo wogiye kureba karimbe cyavuye nawe sheri gende si ureba siyabaga mutibazi sitwabaga hafi tukabasengera wewe guseka
nyambura buretswe nyine byamubaho nangaha ariko mbangakiye pasiteri nishari wawe vuga ko nishari wawe ntidusabasengera se n'ibyanjye yabo ninde muntu uzaba umugabo wawe bibaza pasiteri aramutse agize ikibazo umukumbi waba ugize ikibazo ukuntu wavugana usitabundi wari bisikuru bakundana ari pasiteri njyewe tante ikibazo nkubaza urumva nawe koko pasiteri cyamujya mu cyane amarangamutima ya nyambo ariko tugomba kumenya ko natwe turi mu tante subiza ikibazo ari kukubaza hari umuntu udahura n'ikigeragezo se ni ukumwereka kuri mu ruhande rw'ahari ibibazo ari imbaraga z'Imana arazifite uwo muri ari ntacyo cyamutwara kuba ubizi ko ntacyo cyamutwara ntabwo bakwiye kugendera mu tuntu umuteto yego turatekura pasiteri ntacyo nyamutugenda Ngiro kwigendere bareka basex ariko ukuntu muri kunseka si cyakugiyemo tukagusengera tukahangayika mwasengeraga ngese nese ko kuragiye irigana pasiteri n'umuntu nawe vuga ngo sheri wawe senga utambwiye ko jya barakwemeye ako se ndabiyamye barakwemeye Love is good. Yesu Kristo umwami w'abami. Uzi ko nyamba ari no kwiyoga nakwera ubongo. Nda mu gusara none ibase ko ndi mu rukundo nyamba. Kuko ibyo ntago bibaho. Yesu nisi baramwemeye. Ese uriya mu pasiteri birazi gutereta arambwira ati njyewe pasiteri ndagukundaga nyambo. Oya buranyambara agenda akagera ngo nyine ninde waterese undi hagati ya pasiteri nyambo yaramukunze yamukunze afite undi ngabizi afite undi baby twambara ngo nde ngo wambabuno nyambere saze yarashukuye none ngo baramwemeye sharekana hangayike niba nyine ari wabisizemo imbaraga nyine muri sister wacu kunameze ni marayika yigendera yarifashe aburi muka mukunda yabyeretse se pasiteri ayiwe ko akunze Dave warugeze bita Dave n'umusazi nkanjye numujamo wanderese ngo ndamwemera na pasiteri ngo yaramuteretse ari kumubwira ko ngo bamusengera ngo pasiteri se niba ahangayikiye nyambo kuki atari waje muri rugo ngo aze kumubwira ati sheri wanjye umeze neza noneho tante arakantu bari kuduhisha abona nyamba ariko abicariho uriya pasiteri yaransengeye ari mu rukundo ariko mureke ari mu rukundo mureke yego nawe nako nari nibagiye kuri gutaka bobo cyo uze uno muryango ufite story ndende we harya Dave ntabwo kimukunda umuhambirwa ko yambereje inyumba tiri kurura we wagira ngo nayikopesheje jira akavoka ndebe ko yamanuka da angeza amahirwe asanze nari ngumbuye ibiryo byo mu cyaro nyari kuyiterura ikiva kumbabura ngajya kumuteza ingabo asira byose de umutsima ndurora iki giti cyahawe n'umugisha n'Imana pe Arewe. Bravo. Hey. Usuri kwikanga ibiki? Are. Yako shana vutsi wacu byeze ni kumbanyarwanda bajya bavuga. Ngo mbese ibintu byo kujijisha. Humura neza. Idahumura se ndagutwaye itekeye. Siko kumbwira nabisi twabaye inshuti. Inshuti? Ibyanyu narabimenye. Ibyanyu narabimenye ubwo rero mwari muzi ko tutazabavumbura. Abantu b'amagini kumbe ndanubwo muri abantu. Kuki? No kubabona mugenda abantu bakagira ngo muri abantu bazima. Ubwo rero mwari muzi ko tutazabafata. Kumbe mukoranaga n'amagini. Nako namwe muri go. Nzayiwe ibintu uri kumbwira nibiki? Ndagose muri umuntu wawe twamubonye. Bugi wanyu murarigitaga mukongera mukagaruka. Muri umuntu wanjye. Oya noneho wanje. Muri umuntu wanjye se yaje ubwo mubonye hehe? Ndabyoze. Nyine mbwira muri umuntu wanjye. Ubwo na rero waruje kurigita ugira imyaku duhuje amaso wigize ngo umuntu w'umushitsi waruje kudusura. Muri umuntu wanjye se nyine yari gise hehe? Yarigise hehe? Ejo bundi twari turi gusenga. Cyandi kumwe n'umumabuja mukuru w'ibitako w'inzobe. Yego. Manza wotamuzida, manza wozi uwigikarateta. Yego. Turi kwisengera, tumaze gusenga.
mbindukiye mbona wa muvandimwe wawe yicaye mu ndebe. Ese waretse kwigira ngo ngaho uri kwitangarishwa ibintu ari ubwa mbere okay. Murumuna wanjye. Yicaye mu ndebe. Mugihe turi kumubaza ngo uri gushaka iki? Tubona ararigise. Umuntu arabura neza burundu. Mu nzu wanyu? Oya noneho mu nzu iwanyu. Iwanyu mukoranaga n'amajini twarabavumbuye cyako se reka ngubwize ukuri. Njewe nimba ubuje hano gutwara amabuja uzambore nduzanjane. Nzaye. Teka amatwi unyumve. Ngewe wacu ntabwo dukorana n'amajini nta bazimu tugira nta badayimoni tugira ahubwo twigeze kuza ahangaha ngiye na murumuna wanjye uri ku munsi duhura ku muhanda ukatubwira ngo ugiye kugura niba ari ibinono byo guteka mu isombe ndi kumwe na murumuna wanjye gwa munsi bari bandumye ibinono twese tuza mu nzu nyine dushakisha amakuru kugira ngo tuvugishe Fabiola Teta turaza twinjira mu nzu noneho turi kumwe mu nzu ndi kwirebera nyine ukuntu mu nzu yanyu ari heza harimo imitako mwaratinyutse mwinjira mu nzu ndamuntu bahaye karibu iyi nyine twa tuzi ko duhita tugenda noneho uriya murumuna wanjye kujya muri n'abajura murinjira mwanzize ku muhanda kumbe muje hano twa dufite amatsiko yo kubona Fabiola nkuko nabikubwiraga nyine umva ngubwire ukuntu nkuru yagenze mu gihe ndangaye uriya murumuna wanjye ahita abona igikomo mu ntebe none abonye igikomo aracyambara ariko ngira ngo igikomo ni cyiza turi kuvugana gutya mureba mpita mubura nukuri kwibana mpita muburira muri iriya nzu yanyu ndamuhamagara ndamubura kuva uwo munsi kugeza isaha twaramubuze ntabwo tuzanaherereye rero ntabwo ari twebwe dukorana n'amajini ahubwo muhariya muri iriya nzu harimo imyuka mibi we reka rero ngo kwibenda ndagaru ubushashwa ngo nanze kunyira kuvuga amagambo menshi utagira ngo niga kandi gabakozi ariko bijyana hano habaga amajini izina rya rero kandi izina cy'abantu nabo bagiraga amagambo izina rya Yesu maze iminsi hano mabona ibintu bitandukanye bivuga ngo muri iyi nzu yanyu harimo imyuka mibi ibagamo nuko wenda hari bya bindi by'abakozi dukundaga amafaranga ari undi akaba yaragiye iwabo si bizagufata se wowe bimfata iki ahubwo ikintu navumbuye ibintu bya hano ntabwo bikoranaga nanje birandinyuka urasenga jewe naba hose ndasenga yego rata niba usenga ntabwo byagufata jewe ndasenga kandi nakera ngibi wacu naririmbaga muri korali nanjye nkunda ibintu byo gusenga no kuririmba nararirimbaga uriya murumuna wanjye we arabyanga menya ariyo mpamvu ari we byasigaranye byafashe none ni ukuvuga ngo rero murumuna wawe ari no mu nzu y'iwacu ese namubona gute ndabizi se ko bigeraga igihe nyine akavunduruka ni nyamurigita ararigitaga kongera kuvunduruka wamenya nyine igihe yazira mana we Imana irakora burya amasengesho yacishije muri Korodina mama wahoze akarondora ngo murumuna wanjye ari hano kuko arahari none se basi wamfasha iki kugira ngo murumuna wanjye mubone nagufasha nyine ikintu nagufasha nuko wasenga cyane yazongera kuvunduruka ngo amubwira ngo iwanyu barakubuze igosha mana we ngiye kugenda nkora amasengesho menshi cyane ariko nanjye ndi ikigogi uzi ko yavundurutse tukiruka isha yo muhitamo mutabara mugasenga mukamukiza rero ari ufite n'ukunda ari kutwereka gutya nimba ari gushaka amazi go kunywa nimba yari kubona disi yashaka kunywa amazi yarari kuhagira nyine bigini byaramu ariko ibyo ari byose ari muri iyi nzu ndugira ikibazo wowe rwose umuvandimwe arahari kandi ino nzu imiraga abantu rero usibye gusenga nta kindi kintu nakubwira mbasha ugende ubu bose n'amabuja barinda kuza none wowe ningira ikintu mbona ninamubona nzamubwira ngo wakirara we iwanyu barakuye numubwira ngo nikirara imyuka mibi bizongera mutwaye ahubwo uzamubwira ngo iwanyu barakuye uzatumubwira ngo ndagutwikiriza amaraso ya Yesu ndagukokora imyuka y'abazimu n'ibikigose disi yo mbimenye uzomba naramusengera shanza Imana yo mwijuru guhumugisha kandi uri umunyamahirwe ko gusenga we bivuga ngo nta kintu byagutwara ngo ese kukavuka kanje oya umva umutima umvuye yewe n'ubundi kareke ndi wagahashye ariko akumbati ko na oya mama gise ko hakoraga abantu bahajyaga abantu bakoze none se ubu ntago najye mu nzu nkasenga akaza ungoresha amakosa udatuma teta gusanga hano babarira dore bari no kuguhamagara ahubwo genda nta mutima mfite none se ubu nana we nana disi kandi ikibi cyawe mana urinde nana oya ndagiye basi reka ngenda nyine kandi urakoze basi nongera kumubona nyine uzasenge ngiye kugenda nanjye nkora amasengesho ngenda Shamuge kugira ngo duhagarare muri muhanda abagenzi n'abagenda bari batumye rero bagaruka basange tugenda zana. Okay, ubwo tuvuge ko ufite ikintu kizima cyo kumbwira ngambwira ikintu kizima. Nese nge nawe ndahamagara. Nyine cyakagombye mbwira ikintu kizima cyagombye gutuma duhagaze gutya nge nawe. Okay, nanjye mbwira ikintu kizima cyagombye gutuma umpamagara ukamagarika hano nk'ipoto. Ese ko sigaye numva mvuga nawe ukavuga. None se ujya ngo umececetse nuvuga se wenyine.
hari ibintu bibiri bigomba gukorana uwahaye akazi n'uwagahawe ariko kuba umuntu ubu ari njye nawe ninde wakugombye kuba urimo uratera ndamagambo kuba umuntu yaguhaye akazi ntabwo bivuze kugutontomeza niba no kugutontomeza kugukangundamiza nako ese ujya wibuka ko ari amafaranga yanjye nta kintu urankore nta kintu na kimwe ujya ubyibuka ibyo ngibyo urabyibuka mbere yo kugira ngo ujye unsubiza uko wiboneye hari ibintu umaze kurambirwa erega kuzajya mpagararana nawe mu muhanda tuvuga ibintu byisubiramo ngo gahunda igeze wo mbwira uncabiranye ni iki kizima ufite cyo kumbwira nibura kugira ngo tureke kiraho kujya dusubiramo amagambo nakubwiye ibyo ugomba kunkorera urananira birakunanira urinanira nakubwiye kurarenzo mu nzira birakunanira wirangaraho akazi kakabaye kararangiye kera rwose ubu umeze neza ntuje ndyamye iwacu ntari guhagarara muri uyu muhanda ariko nawe ubwawe wirangayeho ntabwo ari njyewe mba nibaza nibura nk'iyi Imana indema nk'uku kwawe ikampa icyo kibuno ikampa iyo sura ukareba ibintu nkora ikaguhasha n'ibyo ufite imbere ibi ngibi se nabimaze iki ibi ngibi hari umuntu wigeze ubona uza kumpikira kugira ngo amereze amafaranga y'ubuntu nk'ayo wirirwa urya ariko nibyo ngibyo nabyo hari impamvu yabiguhaye wasanga nabwo hari uzaturuka ari nk'intuntu isimba bari rumbwira ahantu bigeze ureke kumbwira nakubwiye ngo byarananiye mani narakubwiye ngo kurarenza mu nzira birakunanira none uri kumbwira ngo usubiza yawe ndayibagaho se hamagaza ngo afite amafaranga byarenzo byo bubiretse byarenzo byo ndaza kubikurikirana ku giti cyanjye kuko n'ubundi niyo plan nari mfite ariko gutekereza ko amafaranga naguhaye gutekereza ko diru naguhaye erega buri warantengushye erega buri gihe ntago wakumva uburyo wantengushye ni reka basi tubifate gutya guhera ku itariki ya mbere ubwo naguhaga amafaranga yanjye sibyo kugeza igihe cyose tumaze nkwiruka inyuma niki na kimwe wigeze unyungura babura umbwira uti nibura aka kantu mu mafaranga yawe watanze kavuyemo niki wankoreye erega buri gihe ntabwo ari ko umuntu ashoye abona icyo yashoye hari n'igihe ahomba ubwo nawe warahombye nyine kandi wihangane ahubwo se ubundi wikanze iki ntacyo nikanze amafaranga yo kwishyura iriya nzu wayabonye ubu ngubu urumva ko nubwo bisobanuye ko n'iyi diru nubwo yarangira wabona amafaranga yishyura nta kibazo iyo abona yabonye ntabwo nakabaye mpagaze hano ari kumumagara rwose telefone bashyiramo akadege nkaryama iwacu nkasinzira nkasura nkajya muri toilette nkanyara none se ko utarimo uramvugisha nk'umuntu ukwishyurira inzu nawe nuko ubanteye umujinya kandi hari igihe kigera umuntu nawe akagira umujinya singiye kubanza ngukurire uriya muginga ngo nirenzo mu nzira ariko reka nkubwize ukuri nureba nawe niwo ukurikira kuko njye nta muntu ujya urya amafaranga yanjye ngo agende gutyo uko yiboneye aya mafaranga aba yamvuniye nta kibazo ese ngiye kuguha misiyo ya nyuma iramuka ikunaniye urabanza umvire mu nzu unyishyura amezi yose warungezemo kubera ko nyine diru nagoye ntabwo yigeze icamo nta n'ukwezi na kumwe ngomba kukurekeramo ibyo turabyumvikana hanyuma n'amafaranga yose naguhaye yaba y'amayinite yaba y'iki icyo naguhaye icyo ari cyo cyose ugishyire ku rupapuro ukinsubiza uri kunyumva ndakumva ahubwo se nubona ukuntu urimo urandeba gutyo wanciye amazi nkaho nta kintu usobanuye nk'amafaranga yanjye nta kintu avuze isi urimo urakina n'umuriro utabizi nta muntu ujya urya yanjye mbigusubiriremo ngo agende gutyo uko yiboneye iyo aba rusiko ngiye kubanya ku minsi iri imbere ntabwo wakaba nyiriyeho gutyo tureba noneho kuba y'umuntu w'umugabo nzaniye amata si uri guseka ibiki uba mu gitondo kugeza nimugoroba nseka ntuguseka siki iyo nkubonye umutima wanjye mpamvu utuje mpamvu utuje hanyuma nkasanganizwa n'ibineza bigasakara umutima ugasendera amahoro
amata araryoshye ariko we wawe wayumvisha wagira ayo mata ni original nta mazi yego nta mazi rwose ndumva gameze ngafashe gameze neza erega murangewe mba narabanje nkabitekerezaho nkamenya ibyo umukunzi wanjye akeneye ngufitiye inguru ngufitiye inguru ziri kwaka umuriro uri gucumba mana yanjye burya bajya bavuga ngo isi ni gatebe gatoke baba bashatse kuvuga iki isi ni gatebe gatoke baba bishatse kuvuga iki baba bishatse kuvuga ko insina irakura ikaza n'igitoki yaza n'igitoki ikagondama igasubira ku gatebe ku kaye gatebe se none si nyine isi ni gatebe urumva isi ni intebe ubu n'ubundi yicaye ariko iriya nsina iri hariya ifite kiriya gitoki ikajya inseka ngo njye nicaye hasi ikajya inseka ikanseka ikanseka kwa kundi usangaga igitoki cyaranutse kigasubira hasi ku gatebo isi ni gatebe gatoki rero uzi ko abantu baca umugani baba babizi niyo mpamvu bivuga ngo umwijito w'ikinonko numenya ko imvura iza niyo mpamvu banavuga ngo ngusuranaga umujinya ukinera ukiturubikanye cyangwa se ngo umutingito gwinyo ndagoguriduraga wese agoguriduraga wese nyine urumva njye mekane kandi mukuru cyangwa se ubundi mugani bavugaga we ngo wiki ukubise urushyi rurumira ngibaraginga ubwo se ni umugani icyo nyinshi sakuze ngira ngo nari nkwitiranyije ahubwo undi mugani bavuga ngo nyirabakangaza ngo mutahe imbeho kuruza wumva shahuze imigani myinshi imigani akoshere usiko ariyo mpamvu ukuze ingenda kuze kuko iyo migani bayicaga kera narayumvaga nukuri ngewe buriya ndakuze maze gushaka abagore 3 bapfa ngo wiki uravuze ngo nonje ndi umugore wa 4 wese narakurose wararose nararotaga nashatse bagapfa naringize ngo mwarabanye nyakwawe oya rero ahubwo reka ngubwire nitukomeza kuvuga amagambo menshi ndibagirwa inkuru nari nkuru we uribagirwa kandi inkuru buriya nizo z'ingenzi mbaza ngo hano bimeze gute umuriro watse abamabuje bahindutse gabya bindi twaze tuvuga ngo ngingoma zahinduye imirisho yego gwa mugani twaze duca ngingoma zahinduye imirisho noneho hano gacyata twumva we humura araryamye ariko we araryamye kandi yaryamye ndamuntu mukangura ndanumuntu mukaba aba yagiye kuzimu buraba hasigaye mu biki wiki abonye bari abantu badasanzwe babuje wanje saka bagiye kuzimu akaryama mu biro gasigara ku isi kugira amagambo ahambwira iyo nkuru umwe ko bidahuye inkuru se ngiye kukubwira nimba uyizi ndabandi kuyivugira iki hayonze hayuze nyine bose kubwaho biraho shitana buramo zavuga twumva ndashitani none ndagari bya bindi noneho reka ngubwe nimba nanubwo yaba ari na shitani none nanavuyemo ndanubwo babuje wanje yabakorana n'imyuka mibi uzi impamvu bibaze ko batsinzwe bakinaga muri iki kipe kandi oya ndagari bandi n'abakinnyi se bujya oya ndagari bino byo gukina gutya umupira nibaze yuko wa mumabusha w'ibitako wandi wigeze gusanga hano wa wandi w'ibitako rero ngo ino nzu niye ngo n'indebe twicaragamo ngo nize ngo n'uburiri tujyamamo ngo nubwe ngo n'ibyombo turiragamo ngo nibye ngo byose nibyo yari yaraguriye ngo boss ngo kera boss yari ingegera sha ngo boss yari ingegera kera ngo yari ingegera buriya ndakindu yaratunze ndukazabona abantu nyine bagenda bucya biyemera ngo ugire ngo hari n'ikindi bagira ngo boss yago irandangije nyuma ngo abonye amafaranga kandi nabwo gataraye uriya mudigi karu w'abantu babakirera nyine baramukuye ngo mu nzira ngo ari ingegera unyuma ngo bamuhereza ngo amafaranga ngo gama uriya mukuru aragajya agenda byimba yiriyanda rero uriya mu mabusha mukuru yamubwiye ati ndagomba shaka mu nzu yanje ngo mugomba kunzokera ngo mu nzu uri kumva noneho ikintu cyakurikiyeho na mabuja wundi w'igikara yatuje ubu babyemeye bagiye kugenda ntabwo nanjye ndi kwibaza ngo bujya umuntu yakira ejo agakena yesu we icyo kundura kucyumva yesu we wabona iriya nda yagira ngo disi ishanga inzu ajyanyemo ngo niyo cyangwa ngo ibyo yirirwaga ajyana amafaranga ge yashoye rata nanje ngayoberwa impamvu ura mu mabuja agira amahane ura w'igikara nyine
kumbe agiraga umushiha mu bintu bitari ibye. burya uriya mugabo mbona n'iriya nda burya si umukire. Ndahaga ari umukire pe. Ako shereka ngubwire natwe tugiraga amagambo. Akujya tuganira ibintu by'urukundo ubwo babaga muri iyo nzu ari indaya. Ngo bararanyaga kuraranyaga no kugira ute zari indaya mabuja ura wigikarana bose oya ubwo bari babacumbikiye yo inzu yari yarabaye rogi tuganire ku by'urukundo rwacu. Sheri reka nkubwire urabona urukundo rumaze kugera kure hafi muri santimetero 16. Twari twaravuye wowe iki uravuze ngo urukundo rumaze kugera kure rwavuye uti ndagusura kunyumva uri kuvugira kure se nawe urukundo rugeze he kuri kuvuga ngo rwageze kure. Ubu ko byatangiye urabona ariko bikiri cyakora none wajya waba umugabo mu minsi iri imbere ndamuntu wari ukuri. Oya no ku kabariro urumva nzajya nihwanyagura ku buryo uzajya unshima agaki ni iby'abantu bakuru sheri nashaka kuguha igitekerezo. Hari icyo ntakubajije ubwo uremera kubasiga abase bana mama Chereka ngubwiza ukuri nzayino ngundaga amafaranga pe kandi amafaranga nigo gangejeje ahambagaza sibyo amafaranga gabo pe gananyubakiye iwacu mu caro garandunze gafashije abantu biwacu ariko amafaranga garimo imyuka mibi amafaranga garimo shatani nzayino ndagaretse umva ko ngundaga amafaranga ndago ngiye kuzagwa inyuma y'amafaranga. Ndashaka rero kuzakugira inama umunsi umwe wowe panga umunsi usure ngo ngira ute panga umunsi usure ngusura se bigende gute nguswanyine tukaganira akuganira shareka ngubwire sheri ndushake kundusha ubwenge ibintu by'abagabo narabivumbuye narabimenye ubwo raragira ngo nzagusure urukumva nurangiza ungacire urukumva ungacire mu biki ungacire mbese undongore kambivuge neza kugira ubyumve ndeke kubisesereza mbi reka icyo kintu gishyiraho umucyo rwose oya kangishyiraho umucyo reka ngishyiraho umucyo isugi ndago ndeze kugusura utazanyinjanira ubusugi icyo rero kangishyiraho reka ngishyiraho umucyo sibyo ko narinze kuri mu nzura naciye hariya hanze ku muryango wazengurutse none ibintu twavugaga wahoze ubyumva nabyumvishije ngo isugi niho haho honyine wumvishije ngeze n'ahandi hose ntabwo nari kwiza kuri isugi yego ko ndisugi babuja ubuze ndago ndeba ko kukahita ubona umuntu ndamukunda naramworohereje ubundi se turabana beza utanyorohereje ubundi njyewe ndakubwiye ko naguhereza ubusugi bwanjye cyangwa wagize kwa ndisugi ubona kuba nkubaha wenda ari bibi noneho nyubahuka ubundi kugukubita ibiziriko bibiri ngaho unyumvire ukangubita ibiziriko bibiri ese kumwubaha koko namwubashye rwose wagiye wubaha umugabo ko mitsutsa gukunda ukamuvugisha neza ukamuha urukundo ntiwanamwakiriye mwicaye hanze kuki utamujyanye muri salo ngo bariho umuganirire mawuja uri muzima ikibazo se ubona mfite erega mitsutsu n'umukwe nemera baradukunze erega mitsutsu n'umwana mwiza kandi yahisemo neza ko agiye no gushaka umukobwa cyangwa akundana n'umukobwa w'isugi mitsu naherutse udashaka oya ndamukunda arazuje nzayi ushake rero ukuntu wakira umukwe icyo akeneye cyose ukimuhe yezu we uzi ko yabaye umuntu mwiza we yezu bikira mariya nyina wa mariya wabambwe ku musaraba daniel mu rwobo rw'intare yezu we waretse kuganuka niyo mpamvu farawo yaciye mu nyanja itukura ni ukuri yambutse abisiraheli urabona urukundo rw'umuntu abantu barakwanga bakakunguka akimana yigutunze urutoki birangiye ubwo wowe urabona imana yagutunze urutoki yantunze urutoki natangunze noneho mahoro
nagize ngo wagize ikibazo. iki kibazo zikijanye n'iki Nyine nahangayitse twakubuze tutazi ngo wanyuze hehe. Sahimbazwa Umeze neza? Nta kintu kimwe cyagukozeho? nta kibazo na kimwe mfite. Ewe nta kibazo mfite. Mwebwe se ahubwo muri amahoro? Yego, twagiye amahoro gute udahari? Ko byari byayoberanye. Ariko ubundi pasite njye mfite ikibazo. Ubundi pasite wa mugani nkora Nese umva mbuzi wari uri hehe? Muze mbageze iwanyu dusubirane iwanyu. Yohana yigisha mu butayu